Amen. Nta uriho ahwanye nuhoraho kuko ni mani hambaye. Nobody is compared to the Lord. Hanyuma tugiye mu mwanya mwiza kandi It's a good time kugira ngo twumve ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. to hear the word of God of today. Imana yatumanye bashumba bayo. God gave us his servant. Hanyuma abana bakigenda mu cyumba cyabo. As children goes in their room. Reka tuvyagurutse mwari mukandise Imana. We'll ask Evangelist Emmanuel kugira ngo again. Mwanya mukoresha turabahaye kazi. Use this time. Hallelujah. Amen. Yo mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. It's a great time to hear the word of God. Reka dukomere Imana amashyi twakira umukozi w'Imana Imana yateguye. As you welcome our preacher of today. Ikaze mukozi w'Imana. Welcome, man of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amahoro ya Yesu abane namwe. The peace of the Lord be with you. Ubushize twaravuze mu Baheburayo bararamukanya ngo shalom. Last time we said that the children of God greet each other by saying shalom. Shalom. Igihe abigishwa bari bihishe Yesu baramaze kumubamba amaze kuzuka abiyeretseho bihishe yaraje arababwira ngo shalom. When Jesus was sacrificed on the cross, 3 days after he raises, he showed up to his disciple and they told them shalom. Mu bundi buryo yari ari kubabwira ngo amahoro abane namwe. So which means the peace be with you. Turashima Imana yabanye natwe iminsi yose isigaye nyuma We yacu. thank Lord for being with us all these days. Buri wese ashobora kubara ibyo yabonye muri iki cyumweru gishize. Everybody has his own story of what happens to him last week or all these weeks. Ari ibyiza, whether it's good things, Imana yamuhaye umugisha, God has blessed you, Imana yamukoreye ibintu mbese byakoze ku mutima agezo ati iki ni gitangaza cy'Imana. God has done miracles to you or any other things that you may praise the Lord for. Hari n'abarwaye, some of you may be sick, ndetse n'ibindi bibazo bitari bimwe byiza cyangwa bibi. And all these circumstances that we go through to our daily days. Ariko kuba Imana yarabanye natwe ikabatugirira ubuntu kuba mu nzu yayo. But because God has done this and allow us to be in his temple, n'umwanya wo gushima Imana. This is the time for us to glorify the Lord. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riri. We are going to share the word of God here in the Bible. Mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 19. So it's going to be in the book of Luke 19 verse 1 all the way to 10. Turasoma ubutumwa bwiza bwanditswe muri Luka duhere ku gice cya 19 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. We are going to read the book of Luke 19 verse 1 all the way to 10. Turasaba mwarimu wacu ahadusomere neza. We are going to ask our evangelist to read for us. Mu gitabo ca Luka 19 guhera ku murongo wa mbere kugeza kuri 10 havuga ngo ashika i Yeriko ariko arahaca hari umuntu yitwa Zakayo yari umutoza kori mukuru kandi yari umutunzi ageza kuraba Yesu ngo amenye uko asa bimwankira kubw'ishengero kuko yari mugufi arirukanga aja imbere yurira igiti citwa umusokomora ngo amurabe kuko yagira ace muri iyo nzira. 5 Yesu ahashitse arangamiza aramubarira ati Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi ngwiye kurara iwawe. 6 yururuka vuba amwakirana akanyamuneza. 7 babibonye bose baridodomba bati ko yinjiye kurarira umuntu w'umunyavyaha. 8 Zakayo arahagarara abwira umwami Yesu ati
raba mugenzi, umugabane w'itunga ryanje ngira ndawuhe aboro, kandi umuntu wese nagunze ndabimurihe kane. 9. Yesu aravuga, Yesu amuvugako ati uyu munsi agakiza gashitse muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. 10. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari cazimiye. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We are going to read in English, which is the book of Luke 19, verse 1 all the way to 10. He entered Jericho and was passing through. There was a man named Zacharias, who was a chief tax collector, and he was rich. He was trying to see who Jesus was, but he was not able because of the crowd, since he was a short man. So running ahead, he climbed up a sycamore tree to see Jesus, since he was about to pass that way. When Jesus came to the place, he looked up and said to him, Zacharias, hurry and come down, because today I must stay to your house. So he quickly came down and welcomed him joyful. All who saw it began to complain. All who saw began to complain. He is gone to lodge with a sinful man. But Zacharias stood there and said to the Lord, look, I will give half of my possessions to the poor, Lord, and if I have extorted anything from anyone, I will pay back 4 times as much. Today salvation has come to his house, Jesus told him, because he too is a son of Abraham. For the Son of a Man has come to seek and save the lost. Praise the Lord. Amen. Aya ni amagambo atari makeya. Those words are so, there is a lot of words there to go through. Ni inkuru ivuga ku murimo wa Yesu hano mu isi. This is a unique story telling some of the work that Jesus did when he was on this earth. Tugiye kuganira ku mutwe guhura na Yesu bihindura ubugingo bwacu. So we are going to discuss on the word that says, if once you meet Jesus, your life change, your lifestyle and everything will Guhura change. na Yesu bihindura ubugingo bwacu. Once you meet Jesus, it's gonna change your life. Yesu hano muri iki gice cya muri iki gitabo cya Luka, Jesus here in this book of Luke, yakunze kugenda aca imigani. he was going around and speaking proverbs. Ariko iyo migani yose ikagenda yerekeza kuko yabonaga abantu bamubonaga. But all those proverbs were about the things that he experienced and the people that he was meeting. Iyo dusomye mu gice cya 15 cya Luka, when we read in verse 15 of the same book, tubona nko ku murongo wa mbere, like if we start on the verse 1, haravuga ngo nuko abakoresha b'ikoro bose n'abanyabyaha baramwegera ngo bamwumve. Here the word says even the sinners and people with different background, they gathered, they wanted to see Jesus as well. Abakoresha b'ikoro baramwegeraga, sinzi umukoresha w'ikoro mu Kirundi mu mwita ngo iki? The tax collectors, the people who collected taxes. Abakoreshaga amataxe n'abandi bantu batameze neza b'abanyabyaha baramwegeraga ngo bamwumve. Those tax collectors we just talked about, and the people with different backgrounds, even the sinners, everybody wanted to see Jesus. Kuko Yesu yavugaga amagambo yo kubakiza. Because he was talking about saving them, giving them the salvation. Amagambo yabwirizaga yakoraga ku mitima yabo, ariko kandi bagataha banezerewe.
The word that Jesus was speaking was touching them in their heart, and they will go home happy. niyo mpamvu iyo Yesu yabaga ari ahantu ashaka kwigisha, That's why when Jesus was in a place and wanted to teach, abantu bameze nk'uko barazaga bagakurikira Yesu. those same people wanted always to be there and listen to him. Kandi Yesu nawe yarabegeraga akaganira nabo. And Jesus will always go around and talk to them. Yari yiteguye kubumva. He was ready to listen to them. Ni muri ubwo buryo tubona ndetse rimwe n'umumaraya yaraje akamusuka amavuta ku birenge arangije ararira cyane. And this is the same way even we saw a prostitute coming to put the oil on his feet. Arangije ahanaguza ya mavuta imisatsi ye ahanagura ibirenge bya Yesu. And cleaned Jesus' feet with his hair. Hari abandi bantu bibonaga nk'abera, And some other people will see themselves like righteous. abo ni abafarisayo. Those are Pharisees. Mwibuka ubushize nababwiye ko mu bayuda babitaga hasidimu. Hasidimu ni ukuvuga abera b'Imana. In another language, they call them iSIMBI, which means the righteousness of God. Uwabonaga umufarisayo wese yumvaga ari uwera w'Imana. Whenever you see a Pharisees, that means it was the righteousness of God. Ndetse n'abanditsi nabo bari bashinzwe umurimo wo kwandika ibyanditswe byera babikoporora. Even the people who used to write the word of God, they will move and write in the same way. Twibuke ko icyo gihe nta mamashini nk'ayo dufite ubu yagombaga gucapa ibyanditswe byera ngo bibe byinshi. At that time, we didn't have computers or those machines to write scriptures. Abari babishinzwe rero n'abanditsi. You were just people like secretaries that used to have that as a job, just to write the handwriting. Abo banditsi nibo bakopororaga ibyanditswe byera. They will just write and put those on the papers or whatever they used to use back then. Noneho muri iki gice cya 15 cya Luka, And when we read on verse 10 in the same book of Luke, muri icyo gitabo ndacyavuga ku gice cya 15, we are talking on the verse 15. noneho ku murongo wa kabiri w'icyo gice And then on the second chapter of the same on the same verse, haravuga ngo abafarisayo n'abanditsi barabyivovotera, bararakara, baravuga cyane amagambo menshi. the Pharisees and the people who used to write those scriptures, they were complaining about those scriptures. Kubera yuko bavugaga ngo arasangira n'abanyabyaha akabiyegereza. Because they used to see Jesus hanging out with sinners. Iyo bamubonaga ari kumwe n'abakoresha b'ikoro, Whenever they used to see him with all those tax collectors and sinners, n'abanyabyaha, baravugaga ngo dore abo yiyegereza. look kind of people Jesus is going to talk with or is around with. Mu bundi buryo bashaka kuvuga ngo nawe ameze nkabo ntatandukanye nabo. Even sometimes they will accuse him of being a sinner just like them. Ariko ntabwo bari bazi icyazanye Yesu mu isi. But the thing is, they didn't know what kind of mission Jesus came for. Ku gice cya 19 cya Luka noneho. Then when we go down to 19, the where we just read, cya gice twasomye mu kanya. the verse that we just read, Chapter 19. the chapter 19, verse 1. Noneho iki gice cyo kiravuga mu buryo bwihariye inkuru y'umukoresha w'ikoro, umuyobozi w'abakoresha b'ikoro. This verse 1 of chapter 19 talked about the unique story of a tax collector. Uyu mugabo uvugwamwo yitwa Zakayo. The man the book is talked about here, it's Zacharias. Bibiliya iratubwira ngo uyu Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru. The Bible says this guy
was chief tax collectors. mu bundi buryo yari bose w'abakoresha b'ikoro, He was like a manager of those tax collectors. yari umudirayiteri w'ikoresha ry'ikoro, He was a director of those tax ni collectors. umuntu wari ushinzwe iby'imisoro. Noneho So he was in charge of all of the taxes. nongere mbibutse ko icyo gihe abaroma nibo bategekaga isi yose. And I just want to remind you that the Romans are the ones that were, it was an empire, that they were leading them, but they were leaders. Noneho ubutegetsi bwabo bwageraga no mu Isirayeli. And their kingdom went through to Israel. Uyu yari yarahawe akazi n'abaromani. So this man was hired by the Roman just to collect taxes. Aha. No kuri kumfasha kunyongera. Noneho uyu mugabo yari umuyobozi mukuru. So he was in charge of all the taxes. He was the manager of Ariko- all the tax collectors. Ariko abayuda ntabwo bemeraga abakoresha b'ikoro. But the Judas, they didn't like the people who collect the taxes. Kubera yuko bababonaga nk'abakozi bakorera abanzi babo baje kubatwaza igitugu. Because they consider them as the people who worked for their enemies, who came to be on the throne, like to get the land from them. Ikindi, abakoresha b'ikoro bose ni bamwe. And all the tax collectors are the same. Nk'uko mubibona no muri Afurika, sinzi hano uko bimeze ariko reka ngereranye na Afurika. Even here, nobody wants to pay tax. Even in Africa, you know the stories. Niba bakoresha ikoro barya ruswa cyane. Whenever people who collect the taxes, they the most corrupted people. Niba wagomba kuriha ibihumbi ijana twumvikane. When your tax is 100,000, they will say, "Can we talk on the side? Nyihera ya nta kibazo You ntutange give me wagomba 50, and then gukora. I put 70 right there, and then the deal is done." Uko niko Zakayo nawe yakoraga. That's what the same way they do today. That's what Zacharias was doing back then. Ariko yari yarumvise inkuru ya Yesu. But he heard news about Jesus. Abantu bari baramubwiye ibya Yesu. People has told him that there is a man called Jesus somewhere. Birashoboka ko n'abandi bakoresha b'ikoro bamuhaga ubuhamya bw'ibya Yesu. It's possible like some of his employees told him about Jesus as Yumva well. bimukoze ku mutima. So the message touched him to his heart. Yumva Yesu ari umuntu mwiza. He heard that Jesus was a good man. Yesu ni umuntu utanga amahoro. Jesus is the man who gives peace. Ni umuntu wiyegereza abana akashaka ko bahinduka mu bugingo Jesus is bwabo. the man who will go around and go to see everybody and wants to change their life. Birumvikana ko hari na bamwe bo muri bo bahindutse bamuhaga ubuhamya. It's also possible that some of the people that Jesus touched, they changed and they give their testimony. Wenda baramubwiye bati bose nujyaho ntabwo uzagaruka uko wagiye uzaza And wahindutse. it is even possible that someone told him, if you meet Jesus, you won't be the same person anymore. Ni umuntu ukoreshwa n'Imana rwose. He is the man inspired by God and he does God work. Iyo ari kuvuga wumva wuzuye umunezero mwinshi muri And whenever wowe. he's talking, you will feel full of joy. Iyo ari kwigisha wumva utava aho hantu. When he's teaching, you will even want to leave that place. Rwose ni umwana w'Imana. True is the man of God. Noneho Zakayo arabyumvira. Then Zacharias heard that. Ati nanjye nzajyayo. One day I will do everything to meet him. Ngomba kuzajya kumva uwo muntu w'Imana. I want to go and hear what he has to say. Nzajya kumureba. I will go and see him. Noneho ijambo ry'Imana riratubwira. So the word of God says, Yesu agera i Yeriko. Jesus was going to Jericho. Yeriko kari akarere kayoborwa n'uwo Zakayo mu by'imisoro. Jericho was one of the places that Zacharias was collecting tax in. Ndebye mu gitabo kimwe bavuze ko ngo ako niko karere yari ashinzwe kuyobora. Is one book that says that's the same area that he was leading. Noneho Yesu yagendaga ashagawe n'abantu benshi. But when Jesus was going, he was meeting a lot of people. Abantu bari bararyohewe n'ijambo ry'Imana baramukurikiraga. People were happy to hear the word of God, were following him. Ndibwira ko nawe yuza kubaho ngaho wari kumukurikira Yesu. And even him, everybody who was there
go and follow Jesus. kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo yigishaga ngo ntabwo inyigisho ze zasaga n'iz'abanditsi. And the Bible says whenever he's teaching, his preaches, the message was different from other people. ngo yigishaga nk'ufite ubutware ngo ntase n'abanditsi niko bamuhamyaga mu The vuga. Bible says he will preach and the message was very strong. tubona n'ahandi hamwe abatware n'abategetsi b'icyo gihe bohereje abasirikari bo kumufata. We see when the leaders and the soldiers were trying to get him, noneho basubirayo batamujyanye. and they went without getting him. bati kuki mutamuzanye? They say, why you didn't arrest him? baravuga ngo ntabwo higeze kuba umuntu n'umwe uvuga nkawe. There was nobody who will talk like him. Hallelujah. Hallelujah. bamwumvise avuga bumva avuga bumva When they avuga heard him talking, they keep hearing him talking. avuga n'imbaraga z'umwuka wera. He will speak with the powerful voice of the Lord. avuga n'amagambo y'ubwenge ya And kimana. he will say, he will give the message that is very strong. kandi hakazamo na utukufu wa undi abantu bamureba byonyine bakabona ni umuntu And you will see udasanzwe. so many people joyfully following him and listening to him. n'Imana ivugira hagati yacu. That was God speaking to them. noneho bati ya uriya nta wamukozaho ukuboko. And oya they start talking to themselves, that man, nobody can touch him. higeze haba umuntu uvuga nkawe. Nobody talks like him. baragenda. They approached him. noneho zakayo And then Zacharias, amaze kumva iyo nkuru when he heard that the news, ati nzajya kumureba nanjye. and then he made a decision. He said, I will go and see him as zakayo well. ijambo ry'Imana riratubwira ngo arirukanka. Zacharias, the word of God says he was running. ku murongo wa kabiri ngo arirukanye imbere. On the verse 2 of the same chapter says he was running at the front. ariko yari yabanje kugerageza uburyo bwose biramunanira. But he tried in the way that every other way, but he failed. usome iki gice cyose iyi mirongo yose yongere isubire When you murebe. read all those verses, ku murongo uhere ku murongo wa gatatu. when you start on verse 3 of the uburyo same chapter, yagerageje when so many times that he tried to go at the front and reach Jesus. akagerageza kureba ko yahingutse umutwe ngo aze kureba He uwo tried muntu. because he was a short man. ariko ngo yari mugufi rwose. He was very short. So Yari mugufi rwose. he couldn't reach him because the cloud was so big. ariko yari yiyemeje uwo munsi ati singenda ntamubonye. But on that day, because he has made a decision that I will not go back until I see reka Jesus. nongere mbabwire ikintu. Let me tell you this. burya igikorwa cyo hanze cyerekana ikiri mu mutima. Everything you do, your behavior reveals what is in your heart. uburyo yakoraga hanze biragaragaza n'umuhati wari uri kurwanira muri we. The way that he struggles, try to go to see Jesus, that reveals what was in his heart. yagaragaraga hanze ariko mu mutima yari yapfuye yamenetse He was yarangiye. struggling to go physically meet him, but you can tell what was going on his inside. mu mutima yari yashenjaguritse In rwose. his heart, he was suffering so much. none haravuga ati nubwo ndi mugufi, And then he said, even if I'm short, nubwo ndi umunyacyubahiro muri aka karere, even if I'm a tax collector and everybody tumugeranye respect me, tumugeranye na meya wa hano muri aka karere, I'm like a mayor of Houston. ati nubwo abantu banjye bose baza kumbona, Even if all the people that I lead will see me, rimwe icyubahiro kikaza akazenguruka ati ariko se but bariya baraza he will kumbona even look nuriye, around to see if people he leads are looking at him. bariya abantu baraza kumbona bariya banjye nuriye Maybe igiti those baravuga people iki. here, all the people I lead, they will see me struggling to see noneho Jesus. zakayo ati ntacyo biraba ariko niyemeje. But he says, that will be nothing because I made a decision. Hallelujah! Hallelujah. nibwo bibiliya tubwira ngo yurira igiti cy'umuvumu. The Bible says he climbed a tree that was around there. mu kinyarwanda mu kirundi bacyita si umusokomora. yurira umusokomora. He climbed that tree. aratangira arurira, He zakayo started arurira, climbing the tree. arazamuka igiti, He climbed that ahagarara tree. hejuru amera nk'umwana And then he aruguruka went and hasi. sit on the branch and try and started looking.
birashoboka ko abana n'abandi batungaga urutegeko nimurebe wa munyacyubahiro hari hejuru. It is possible even other people were just looking at him and say, look, this man climbing the tree. The man who is in charge of all the taxes here is climbing the tree. Look how he's climbing the tree. Ariko Yesu, but Jesus, ntabwo yakeneye ko bamubwira ngo dore izina rya naka, ngo ntabwo yakeneraga kumva iby'abantu ngo kubwe yabimenyaga atarindire ko babimubwira. Haleluya. He didn't want to know his story before other people tells him his life. Jesus looked in his heart. Hallelujah. Jesus looked the heart of Zacharias. And then he called him by name and he called him Zacharias. Jesus looked at him and he called his name Zacharias. Hallelujah. Let's clap for Jesus. Praise the Lord. He deserves all the glory because he is the Lord. He knows us. He looks in our hearts. He knows all our desires. And he gives us all our needs. Noneho ati Zakayo ururuka kuko uyu munsi ndagomba kurari wawe. Hallelujah. And then Jesus said, Zacharias, come down because today I'm going to be in your house. Amasengesho yawe yumviswe Zakayo byarangiye. All your prayers came to me and I heard your prayers. Udasanzwe ndarari wawe. This is a special day that I'm coming to your house. Uko niko nawe ushobora kufita ibibazo bitandukanye. This is the same way as Zacharias. You can have all those problems as well. Ariko menya niba waje imbere ya Yesu ntabwo ukomeza gusubira ko byari bisanzwe. But know that if you come in front of Jesus, urahinduka ibisubizo byawe Imana irabiguha. Hallelujah. Hallelujah. Noneho Zakayo amanuka nezerewe cyane. And then Zacharias came down. As he was coming down that tree, he was very happy. He was so proud of himself because to see how short he was, but Jesus saw him. Guhura na Yesu bihindura ubugingo bwacu. Hallelujah. When you meet Jesus, he changes your life. Hallelujah. Noneho Zakayo aragenda agiwe. Then Zacharias, when he came down and then he went to his house. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo yakiriye Yesu n'umunezero mwinshi cyane. The word of God says he was very joyful. Kandi ageze kwa Yesu, then when he went in front of Jesus, Zakayo yabaye nk'uwihana nk'utanga ubuhamya ko mu mutima hahindutse. Then he started to repent and give a testimony from his heart. Yaravuze ku murongo wa 8. He says here on verse 8, ngo dore databuja. He says, oh Lord. Ku murongo wa 8 niho turi. Wenda ureba mu Cyongereza naho tugende tujyana. Noneho ku murongo wa 8 yaravuze, nafashe imirongo yo hirya ntabwo natangire ku mirongo ya mbere bambe amagambo yo hirya n'umurongo ari ku wa 8. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati ibyo nabitambutse sibyo nshaka kuvuga, ndashaka kuvuga ibyo yavuze noneho. Aravuga ngo dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene. And as we said that when he met Jesus, he repented. The first thing he told Jesus, he says here on verse 8 that I will pay back 4 times anybody that I extorted, anybody that I took his tax. Just like the preacher says, the tax collectors are the most corrupted people. They take corruption, and that is the sin. Amen. Ahangaha twageranya n'amagambo yandi Yesu yaganiriye n'ahantu hamwe umutware wari waje kumureba. This word here, the message here looks like when we read on a different verse, there is another man who came to see Jesus. Urebye ku gice cya 18 umurongo wa 18 kumanuka hepfo, when we go on chapter 18, turabona umutware umwe waje kureba Yesu.
He was a leader, a man of honor who come to see hari Jesus. icyo Yesu yamubwiye cyamunaniye gukora ariko Zakayo we ari gushobora. There is something that Jesus told him, but he didn't do, but Zacchaeus did it. Yaraje abaza Yesu ngo mwigisha mwiza nkore nte ngo mbone kuragwa ubugingo buhoraho. He asked Jesus, what can I do to see the kingdom of God? Noneho Yesu yaramubwiye ati, And Jesus told him, niba ushaka kujya mu bwami bw'Imana, if you want to reach the kingdom of ubwo God. hari ibyamubwiye byinshi agenda avuga uzibi amategeko ndaratinda He told yazi him so many things. He gave him urabimenya the whole nibi story. nabikoze kuva mu bwana bwanjye. And then the man told him, I did it when I was a child. Noneho ibisigaye ku murongo wa 22 Yesu aramubwira, But the rest that Jesus told him on the verse 20, aramubwira ati noneho ushigaje kimwe, then there is only one thing that you need to do. ibyo ufite byose ubigure uhe abakene nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. All your possessions, everything that you own, go over there and give the poor, and you will get more when you get to the kingdom of God. Noneho ukomeje gusoma uwo murongo And when you continue reading the same kugeza verse, hirya gatoya, when you read the same verse down haravuga there, ngo uwo mutware ngo arababara cyane ngo agira agahinda cyane. that man was so upset because Jesus told him to give all his possessions to the poor people. Ngo kuko yari afite ubutunzi bwinshi. Because he was a rich man. Turi kumwe? Are we together? Ngo yari afite ubutunzi bwinshi Because he was very rich. agira agahinda ko abwiwe ngo agenda bugurisha bugabanya abakene. Then he was so upset because Jesus told him, you have to sell all these belongings and give everything to the poor. Noneho hepfo haranditswe nanone Yesu ku murongo wa 24 birebye, ubwo urumva amaso yasomaga n'umutima we, aravuga ngo erega biraruhije ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana. But because Jesus can even see the inside, and he saw how the man became so upset of selling all his possessions and give to the poor people, he said it's very difficult for the rich people to breach the kingdom of Lord. Yabaraga amamiliyoni afite. He looked back at the millions of things that he owned. Amagare n'amamodoka n'ibintu byose n'amazu afite ni byinshi cyane. Cars, carros, diamonds, and everything that he owned. Noneho Yesu ati genda ubigurishe ubigabanya But abakene. Jesus told him, go sell all those possessions and give to the poor people. Birashoboka ko Yesu yari yabonye ko ibyo bisa n'ibimuremereye hejuru biri nk'imizigo As imutsikamira. the Bible says, Jesus saw that as a burden for him to reach the kingdom of God. None Yesu ati genda ubigurishe ugabanya abakene And uzajye then mu Jesus ijuru. told him, this is what you need to do. Go over there, sell all these and give to the poor people. Hano Zakariya we iki yaragitsinze. But that man failed that. But when we come to Zacharias' story, he passed that. Abwira Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene. He says, half of all my belongings I'm going to give to the poor. Twibuke ntabwo Yesu ari wamubwiye ngo Zakayo genda ufate. Remember, the Bible doesn't say that Jesus told him to do that. He decided on his own as he was repenting. Noneho si icyo gusa Zakayo yakoze. And that's not the only thing that Zacchaeus did in front of Jesus. Arongera avuga ati And then he said, umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. everybody that I stole from, I'm going to pay him 4 times as much. Murabyumva namwe niba yaratwaye umuntu 1,000 aramuha 4,000. If he ripped you off by collecting your tax, he will pay you 4 times as Niba much. yaratwaye 100 araguha 400. If he stole 1,000, he will pay you 4,000. If he stole 100,000, he will pay you 400,000. Iyo umuntu yahuye na Yesu Whenever ibimurimo you meet bibi Jesus, byose bitangira gusohoka bihunga ubwayo. Everything bad will start getting out. Ntabwo atangira kurwana ngo ibi ngibi ndabigira ne, amenya ko agomba You kwibohora will imbere never y'Imana. fight and go back and forth. You will be guilty and give everything away. Uko niko
bigenda haba mu isi y'abazungu cyangwa y'abirabura. And this is what happened either here or back home, everywhere on this earth. Guhura na Yesu bihindura ubugingo Whenever bwacu. you meet Jesus, everything will change in your life. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, In the book of Acts, igice cya 16, on chapter 16, uhereye ku murongo yo hejuru gato ariko genda avugwa 31 kugeza 34. when we go to the verse 30, 35, Aho ngaho muri icyo gice ubwacyo that the same verse there, kivuga inkuru y'umuja wari waratewe na daimoni wahoraga akurikirana Paulo na Sila inyuma yabo. it says the unique story of a slave who was having so much problems, but he met Paul and Silas. Yahoraga bakurikira avuga ngo aba n'abagaragu b'Imana isumba byose barababwira inkuru y'agakiza. They will always tell them that these are the people of God, and when they give you the message of healing. Paulo na Sila ntibanejejwe no kumva ubuhamya bw'umuntu watewe na daimoni. Paul, they didn't want to hear the story of the people of a guy who was full of demons. Barambiwe ayo magambo yahoraga abakurikira avuga. And when they told them that there is a man who always followed your story, how you heal people, Bibiliya tubwira ngo Paulo arahindukira avuga ngo daimoni muvemwo. but the Bible says Paul turns and commanded the demons to get out of him. Ngo kandi daimoni ahita muvamo uwo muntu And arakira the bamusiga. demon left the man. Ariko noneho umuntu ngo yaheshaga bashebuja inyungu nyinshi cyane. Because the man was there, he was praising the message of Paul even before he heard that he met them. Yaheshaga interest benefit ku bashefu be bari bamufite uwo muntu nyine. He raises the interest of those people who were holding him. Noneho ngo abantu bararakara cyane. And then the people were so upset. Byabaye ngombwa ko bafungisha Paulo na Sila. And that made Paul and Silas go to jail. Ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo barakubiswe bagirirwa bate. The Bible says they were beaten. Babajugunya mu nzimbohe. They were tortured and put them in the town of Ariko ngo fire. bagezemo, But the Bible says when they get there, nubwo twaba turi mu bibazo ntitugomba kwibagirwa ko turi aba Yesu. Twebwe the turi aba Bible Yesu. says even if we are in trouble, we don't have to forget if Ngo abo we are bantu the b'Imana sons of bagezemo God. ngo bararirimba When they get barabyina. in those town of fire, they were singing and praying. Umwuka wera arabasura barabyina. The Holy Ghost came and Bara- filled them with joy. They were dancing and singing Kugeza ubwo inzugi ngo zafungutse. until the door of that cell opened. Inzugi za prison zose The zirafunguka. door of that prison opened up. Kugeza ubwo n'abanyururu mbese bose bumva izo mbaraga z'Imana zageze muri prison. Haleluya. Until other prisoners who were in the same prison felt the powerful of the Holy Ghost. Bibiliya tubwira ngo hariya ku murongo wa 31 kugeza 34 ngo umurinzi wa gereza abyuka agiye kwitera icyuma kuko yabonaga ko impunzi abanyururu bahunze. On the same verse, the message says, even the guard of that prison, he killed himself after he saw them walking out of the prison. Noneho Paulo ati wikwigira nabi turi hano. And then Paul told him, don't kill yourself when we hear. Ariko noneho umuntu ngo yaje kwihana, amaze kwihana aragenda ngo za nguma zabo arazivura arabuhagira abagira neza. Haleluya. And the Bible says he came in front of them, he repented, he didn't kill himself, and then he was saved. Iyo wahuye na Yesu, When you meet Jesus, uwo ari we wese nta exception. anybody, no exception, Iyo wahuye na Yesu, whenever you meet Jesus, haboneka ibimenyetso ko wahuye na there Yesu. is signs. There is always signs. Nicyo cyatumye abantu benshi bahuye na Yesu banagaragaza imbuto zo kwihana. That's why so many people who met Jesus, they proved the fruits of righteousness. Noneho nanone twavuga kindi kise ko ari byinshi.
there is so many things that we can talk about meeting Jesus. muri Mariko igice cya 10:38 In the book of Mark 42 12, muri Luka igice cya 10:38 kugeza in the same book 42. of Luke chapter 10, Izi nkuru zose turi kuvuga ahanini ziri mu gitabo cya Luka mu butumwa bwiza bwa all Luka. the stories that we're talking about here, they are in the book of Luke. Ubwo Yesu yasuye Marita na Mariya, The way Jesus visited Martha and Maria. Bibiri tubwira ko Marita we yagiye akora imirimo yo kwakira Yesu, ajya mu gikoni arateka aravunika. The Bible says Martha was doing everything she can to receive Jesus, to cook, to prepare everything. Ngo ariko Mariya we yagiye hafi ya Yesu, But Mary went close to Jesus. akomeza kuganira na Yesu, yumva ibyishimo And then bimuvamwo, she started talking to Jesus and feel joy and feel proud of n'umunezero himself mwinshi and yari herself. afite wo kubana na Yesu. And she was so happy to be close and talk to Jesus. Kuba hafi ya Yesu, guhura na Yesu bihindura ubuzima bwacu. To be close to Jesus, to meet Jesus, changes all your life. Ntako byamera nubwo waba ufite ibibazo bisanzwe, ariko iyo wahuye na Yesu byose Regardless urabyibagirwa. of all the problems that you may be facing Ukamenya before, ko- but when you meet him, ukamenya ko Yesu ariwe mahoro yacu. and Haleluya. when you accept that Jesus is your peace, Niwe mahoro yacu, haba mu gihe cy'umubabaro, haba mu gihe He cy'ubukene, is our uwo niwe peace, mahoro yacu. even in the poverty, in all problems that we may face, know that Jesus is your peace. Noneho umwami Yesu hari icyo atubwira. And the Lord says, Ni muri Luka igice cya 11 umurongo wa 28 is kugeza in the same 29. book of Luke 11, Ndagira ngo mwarimu hadusomere 28, on the verse 28. Luka Matayo 11:28 kugeza 29. Mwarimu arahadusomera. Matthew 11, Matthew 11:28 and 29. 28 is only one verse. Ni Matayo 11 umurongo wa 28 kugeza 29. Haravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko, kuko ndumurwaneza niyoroheje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Amena. Wahasoma nawe nta kibazo. Yes, it's Matthew chapter 11. We go verse, it's only one verse 28 to 29. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. All of you, take up my yoke and learn from me, because I'm gentle and humble in heart, and you will find rest for yourself. Amen. Ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Who are tired and heavy burden, come here and meet me. Ni Yesu uri kutubwira none. This is the message Jesus himself is giving to us. Arakubwira wowe, arakubwira jewe, aratubwira twese, ni umwami wacu uri kuvugira He's hagati yacu. telling you, he's telling me, he's our king, he's the king Ngo of all of mwese us. abarushye n'abaremerewe muze All munsange of ndabaruhura. you who are burdened, who have burden, who are tired, come and Kandi- find rest in me. Kandi ntahagarira aho, aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima. And Imana he didn't ishimwe. stop there. He said, come here and learn from me, because I'm the Savior and I will help you. Noneho akarangiza avuga ngo namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. And he also says, you will find peace and rest in your heart. Ngo kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana ishimwe. Hari akaririmbo umuntu w'Imana yaririmbye There is a song that the man of God sang. ngo mwemere kuba abagaragu banjye, twajyaga tukaririmba cyane mu Giswahili no mu Kinyarwanda bagasobanuramo. That believe to be my servant, Ariko Yesu arakubwira none, but Jesus will tell you himself. nk'uko byagendekeye Zakayo,
just like the same way happened to yagiye Zacharias. kureba Yesu yihebye, He went to see Jesus when ariko yari afite umutima he w'ubushake was cyane. disappointed, but he had a broken heart. Yesu yatakiwe kandi Zakayo yagize amahoro. Jesus gave him peace as he was looking for peace. Nawe Yesu araguhamagarira amahoro. The same way Jesus is calling you for Ngo peace. mwese abarushye n'abaremerewe, You who are tired, who are burdened, muze musange ndabaruhura. come and joy and have Kandi peace. arakubwira mu ijwi rye n'umwuka wera ari kukubwira. He is telling you in the same voice, and the Holy Spirit is telling you. Arakubwira ngo wemere kuba umugaragu we. He is asking you to accept to be his servant. Ndagira ngo twubike imitwe yacu dusenga Imana. I want us to Twubike imitwe yacu dusenga Imana. we want to pray. Ndagira ngo buri wese abari gusenga Imana ngo Mana nyereka icyo nkora n'iki nakora gihwanye. I want everybody to ask God, the Lord, what you want me to do? What can I do? Urashaka ko nkora iki mwami wanjye What do you want cyakunezeza? me to do? What you need me to do? Soma umutima wanjye Mana yanjye. Read in my heart, Jesus Christ. Soma umutima wanjye maze unyobora icyo nkora. Check in my heart and tell me what you want me to do. Ndashaka ubugingo bwawe mwami Yesu. I need your salvation, God. Ndashaka kunsura none mwami Yesu. I need you to visit me. Ndashaka yuko ugera mu mutima wanjye. I want you to reach my heart, Vugurura Jesus. umutima wanjye. Open my heart. Nakoze ibyo nishaka iki cyumweru cyose gishize. I did so many things that you didn't like through the whole week. Ndarambiwe. I'm very tired. Ndashaka kuba uwawe none. I want to be yours, God. Ndashaka kuyoborwa n'umwuka wera. I want to be led by the Holy Spirit. Ndashaka kuba munsi y'ibiganza byawe. I want to be in your hands. Kuko kure yawe nta mahoro nabona Because Mana. when I'm far from you, I don't get peace. Ndashaka guhura nawe Yesu. I want to meet you, Jesus. Ndashaka ko uruhura umutima wanjye. I want you to give rest to my soul. None uwo ari we wese wumva ijwi ry'Imana rimuvugisha. And everybody who hears that voice in him, Yemera haguruka atanga igisubizo imbere if you y'Imana. can stand and come forward so we can pray together. Wumvise ijwi ry'Imana rivugana nawe. Anybody who heard the voice that is Arahaguru- telling him what to do, Arahaguruka aze tumusengere come Imana forward, we will imufashe. pray for you. Wemere kuba umugaragu we. And you accept to be the servant Mwami of Yesu God. aragushaka. Jesus needs you. Arashaka gusubiza ijwi rye. The Lord wants to hear, to give you the voice. Zakayo ntabwo yarebye icyubahiro cye. Zacharias didn't see the respect that he had. Zakayo yarahagurutse n'icyubahiro cye cyose we yurira He igiti stood up with all the respect that he had. He didn't look that. kugira ngo arebe Yesu. He went there just to see Jesus. Mbese urashaka kureba Yesu none? Do you want to see Jesus? Haguruka dufatanye gusenga Imana. Come forward so we can pray together. Iyo uje imbere ya Yesu When you come in front of ubona amahoro Jesus, mu bugingo bwawe. you will have peace in your heart. Niba waba unarwaye wahaguruka tukagusengera Imana. Even if you are sick, come, we will pray for you. Umuntu ufite ibibazo bitari bimwe yaza If you have tugasenga. any problems that you want us to pray for you for, Ngwino n'ibibazo byawe ubizanire bring Yesu. all your problems here and Jesus will heal you. Ntabwo usubira mu rugo uko waje. You're not gonna go back the same way. Urasubirayo rwose Yesu byose yabihinduye. You will go back changed. Jesus will change everything. Ngwino Yesu aragushaka. Come here, Jesus wants you. N'ubuntu nta kintu akubwira gutanga kindi. N'ubuntu nta kintu akubwira gutanga kindi. The salvation and everything is free. There is no price for it. N'umutima wawe agusaba wonyine. It's just your heart to accept to serve the Lord. Arakubwira ijambo riciye bugufi.
Jesus will give you the message. arakubwira ngo mwana wanjye mu mutima wawe. He just tell you, my son, give me your heart. That's it. Mwana wanjye mu mutima wawe. My son, give me your heart. Nicyo Yesu agusaba. That's the only thing Jesus needs from kandi you. arakuzuza amahoro. And he will fill you with peace. kandi aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye. And he tells you, accept to be my savior. ngo kandi muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. When you accept to be my servant, you will see peace in your heart. ariko nimwemera. But when you accept that, tugiye gusenga Imana. we are going to pray. ariko waba usigaye none ari umwanya wawe wa nyuma. This may be your last chance. ni umwanya wa nyuma wo guhabwa ibisubizo bivuye mu This ijuru. may be your last chance to get the answers from the Lord. ikiganza cy'Imana kirarambuye ngo kiguhereze. Because the hand of Lord is trying to reach you. mbese witeguye kwakira? Are you ready to receive? witeguye kuvuga uti ndakiriye mwami Yesu. Are you ready to say that I receive, Lord? mwami wanjye ndafunguye umutima wanjye. Oh my Lord, I give you my heart. ndawuguhaye ugira uko ushaka. I give you my heart. You can do whatever you want with my ubugingo heart. bwanjye Yesu. I give you my life. mwemere kuba abagaragu banjye. Except to be the servant of Lord. mwami Yesu adufashe. May Lord bless you and help you in this journey. reka mbe pastor umuyobozi pasiteri Bucumi akomeza. We are going to give this moment to our pastor, to our leader pastor. reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. hama tugiye gusabira abantu Imana ibagirire imbabazi. We are going to pray in Jesus' name, and we are going to ask for abari forgiveness for hano the people, abari online namwe mwizere the people here, the people who are following us online, the kandi people who n'abazumva believe. iri jambo turabasabira namwe Imana ibagirire imbabazi. We will also pray for you so God can forgive tugiye you. gusengera abarwayi n'abafite ibibazo y'ibyo ari byo byose. We are also going to pray for the people who are sick and who have different tugiye problems. gusenga ku muntu yifuza ubushobozi canke umwuka wera. We are going to pray for people who wants to have Ntidushobora- Holy Spirit. ntidushobora runo rugendo kurubandanya tudafite mpwemu yera ntibishoboka. You can continue in this journey without the Holy Spirit to lead mpwemu you. ni wadushoboza. The Holy Ghost is the one reka that leads you. dusenge muri ubwo buryo butatu. And we are going to pray in those three nawe ways. upfukamye hano wizere. If you are here, believe. ndasaba pastor Elise arasabira imbabazi aba bantu. We are going to ask Pastor Elise to pray for Mwarimu forgiveness. Celeste urasabira abarwayi n'abafite ibibazo Evangelist bitandukanye. Celestine is going to pray for the people who are sick. Posiano urasengera bifuza umwuka wera. And Evangelist Ponciano is going to pray for Abasigaye people who katugorora need ibiganza the kuri Holy bene Ghost, data and ngo everybody else tubasabire to raise your hands kugira ngo Imana and ibagirire pray neza. with us. Amen. Mana yacu turagushimiye cyane ko mwami uri nyagasani mwiza wagira wadutumiye neza kugira ngo tuganize uduhe amagambo yawe meza. waduteguriye amajambo yawe Ko mwami ku nyagasani mugaragaro. amagambo yawe aratubwiye neza Yesu. dusobanurira yuko iyo duhuye nawe byose birahinduka. Hallelujah. Kandi iyo tugushakanye umwete turakubona. Bene data Mana nyagasani bamaze kumva ijambo ryawe kandi baje bagushaka Mana. Ariko mwami nyagasani muri aka kanya mbere na mbere babonye yuko kugira ngo bakubone mwami ari uko babanza kwikiranura nawe. Turabasabiye imbabazi kugira ngo Mana ubeze ubatunganye baciye bugufi. Ubeze ubatunganye ubagirire neza ubakureho icyaha n'igisa nacyo Hallelujah. kugira ngo mwami babashe gushyikira ubwiza bwawe. Turabasengeye cyane mwami kugira ngo muri uyu mwanya nabo babashe guhura nawe. Nuko rero imbabazi zawe zibanza zibabeho kugira ngo mwami uyu munsi bakubone. Urakoze cyane kuba babariye kandi kubejeje kubatunganije kandi ko witeguye kubagirira neza muri byose. Sabye nizere mu izina rya Yesu Kristo wacu. Amen. dukikuje ishengero riri imbere y'intumwa Amen. bararwaye Amen. barasinzikaye. Bagirire neza Mana. Yesu Abafite ibibazo tubarambitse ku bitandukanye. biganza byo kwizera nk'intumwa. Yaba iby'uburwayi. dusabye nabo bongera ukwizera Yaba batameze kuko neza kwizera mu niko mubiri. kwakijije Aho baba barahose. wa mwana Oh w'abamupfasoni. Yesu manura ikiganza cyawe. kuko kwizera Kandi niko mwami, kwatumye abo abo muri kijya badatuje mu gisagara mubiri wabo. aho Yesu Yesu wari tanga muri ya amahoro, nzu amahoro. bafata Yesu umurwayi mwami.
bakamuriza hejuru yaho utumbereye urabibona urabwira ati geza aho kwizera kwanyu nakubonye aba nabo barwaye turabasabiye ngo bongere ukwizera mu izina rya Yesu turabasengera ngo bagirire kwa kundi bagirira wa mupfasoni yari amaze imyaka 12 arwaye ubutinyanka agukoze ko yarakize mu izina rya Yesu si ibyo gusa hari umupfasoni w'umutamakazi yari amaze imyaka 48 yarahetamye amerewe nabi cyane umubonye uramamagara ati nyine wanje uyu munsi urabohowe uyu mupfasoni guhera iyo saha yandurutse agenda yiterera hejuru si ibyo gusa ku muryango mwiza hari kirema cyanyunyutse uhereye kuvuka kwacu Petro na Yohana bahageze wakoze ibitangaza nabo bakora igitangaza bisunze izina rya Yesu niko amubwiye nawe arabaduka arahaguruka natwe tuvuze mu izina rya Yesu ikiganza cawe uko cyarejo n'ubu niko kiri nukiza abapfasoni nukiza inkumi n'imisore saba gusa no mu bitaro bariyo Yesu bariko batakamba bavuga ati mwana wa Dawudi nutugirira imbabazi urakoze Yesu ko wumva kandi ucicaye ku ntebe y'ubushobozi niwayihaguruka ko uzobuje gucira urubanza bari n'umubiri bose iyi saha nubaruhure nubatabara umwe wese uko ari turavyizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo amen. Mana ikomeye cyane mana y'ubuhungiro mana yumva gutaka kw'abagaragu bayo n'abajakazi bayo ngaho mu ngeri w'amahanga manuka wumve aya masengesho data wa twese aya masengesho tuguhamagaza agere ku mutemeri w'imbabazi n'ukuri turaguhamagaye kuko ni isezerano wadusezeranije abagukunda bose mwami uravuga uti n'ukuri ndataramye ndagiye kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahondi namwe ariho muzaba nuko mu ngeri w'amahanga co ngaho nimutegereze nzaboherereza umufasha ari we mwuka wera azaza azabasanga azabagirira neza azabigisha icyo mukwiriye gukora azabereka uko mukwiriye kugenda azabereka uko mukwiriye kwifata nuko mwami wacu rero mwaka ka mwanya ubwoko bwawe turi imbere zawe rya sezerano niryo tukwibutsa mwami wacu kugira ngo abasubiye inyuma uboherereze mwuka wera abahagurutse mwami b'abanyantege nke ubongerera intege mwami data wa twese uri mu ijuru nyir'imbaraga n'ubushobozi tugirire neza mwami n'ukuri data wa twese abasubiye inyuma boherereze wamufasha mwami wacu abagandure n'ukuri mwami wacu abihebye bafite ubwoba mwami wacu waravuze ngo n'ukuri uzatwoherereza umwuka wera uzatumara ubwoba azamara byose mwami azamara ibitekerezo bibi byose ahubwo azuzuza umunezero imitima yacu nuko rero dore twapfukamye imbere zawe abadapfukamishije amavi mwami bapfukamisha imitima yabo kugira ngo data wa twese ubegere buri wese mwami Imana ava ahangaha yizeye yuko yakubonye ava ahangaha ari kwirebamo yuko mwuka wera murimo kandi mwami wacu ava ahangaha azi neza yuko acishijwe bugufi n'umwuka wawe wera ngaho tugiriye neza reka twe kugutotesha amagambo menshi nkababwira Imana itumva tuzi neza ntanavuga waruzi ibyo nshaka kuvuga kandi buri wese nizeye neza yuko uramuhereza uko yagusabye kandi uko ukwiriye kumuha tubisabye twizeye mu izina rya data wa twese n'iry'umwana n'umwuka wera amen.